Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, abadukurikiranye ku isi yose, ndabashuhuje muri iki gitondo, ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Ndatangira mbibwira nk'uko bisanzwe ku bankurikiranye uyu munsi, aho kongera ngo abo dusanganywe amazina yanjye mumaze kuyamenyera no kuyamenya. Nitwa Mutamba Jacqueline, niyo mazina yanjye. Mbere rero yuko dutangira, reka tubanze dusenge, dushimire Imana ko yaturinze kandi tuyisabane natwe mu buryo bw'imbaraga zikomeye. Mwami Imana yacu wera wa Isirayeli, nanone turi imbere y'amaso yawe Mwami, tuguciriye bugufi iki gitondo utakesheje nk'ibindi bitondo, tuguciriye bugufi muri iki gitondo, uduhaye ubuntu bwo kuba tugihumeka kubw'ineza yawe n'umugambi wawe. Data wa twese, reka icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Data ni ukuri ndakwinginze ngo umwuka wawe wera agende akora imirimo itamenyerewe n'isi n'abantu, kuba twumva, kuba dukurikirana mu Rwanda no ku isi yose. Reka ukuboko kwawe kuramburirwe gukora imirimo Data mu mitima y'abumva ijambo ryawe kuko ni ijambo rihindura, ni ijambo rirema ibitariho bikabaho. Data ntaba ari twe, ahubwo imbaraga zawe arizo. Urakoze Mwami kubw'icyubahiro cyawe umanuye kugira ngo wiheshe icyubahiro. Icyubahiro nikikugarirwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Haleluya. Iki gitondo ndumva mfite ishimwe mu mutima wanjye. Ndashima Imana ko ari Imana nziza, Imana yo kwizerwa. Iyo dushima Imana ntabwo tuba twishima, tuba dushima Imana. Ikintu bita ubuhamya ni ukuvuga iby'Imana yagunyujijemo, aho Imana yagucishije, aho Imana igukuye n'aho ikugejeje, kugira ngo bifashe ababyumva. Njya nkunda gutanga ubuhamya bwangira ngo ubwo mperutse, umwuka w'Imana yantegetse gutanga ubuhamya. Buriya Imana ibigira ngo abumva ubuhamya, abumva amateka yanjye bamenye ko Imana igira neza, bamenye ukuboko kw'Imana gukomeye, bamenye imbaraga z'Imana ko ntaho zitagukura, nta naho zitakugeza. Igikombe waba urimo cyose, umubabaro waba urimo wose. Rero muri iyi minsi ndimo gushima Imana. Ndimo gushima Imana kubwo imirimo itangaje kandi ihebuje ikora, igenda inkorera umunsi ku munsi. Ndimo gushima Imana aho yankuye, aho yankuye hari habi cyane, hari kure, cyane cyane ko Imana yankuye mu rupfu kubw'umugambi wayo. Buriya iyo dusoma amateka y'Abisirayeli, ntabwo tuyasoma gusa ngo tuyumve gusa, tuyarekeraho gusa, ahubwo iyo dusoma ineza Imana yagiriye Dawudi, uhita wumva ko nawe Imana iri bukugire neza. Iyo dusoma ineza Imana yagiriye Salomo, uhita wumva nawe ko ari Imana y'imbaraga, ari Imana yo kwizerwa, nawe iri bukugirire neza. Niyo mpamvu rero muzabona hari igihe Imana impagurukije gutanga ubuhamya, cyane cyane ko mbufite bitewe n'ibyo nanyuzemo, bitewe n'amateka yanjye. Abisirayeli ubu ntabwo bakiriho, nitwe Bisirayeli ba none, yego, kubw'amaraso ya Yesu.
iby'Imana dukora umunsi ku munsi ntabwo twabyongera kuri Bibiliya, ahubwo tubihamisha akanwa kacu kugira ngo abaduteze amatwi n'abadukurikirana bumve ukuntu Imana igira neza, hanyuma babone ibyiringiro byo kubaho, babone ibyiringiro by'ubuzima, babone ibyiringiro by'ejo hazaza, bizere Imana, bagarukire Imana. Rero ngira ngo yari introduction kugira ngo abantu benshi batazi ikintu cyitwa ubuhamya babimenye. Hari igihe uhamya Imana abantu bakumva ko ari ukwirata, ari ukwishyira hejuru, ariko mu by'ukuri iyo ukurikiranye ubuhamya bwanjye ku isanamitima ukabukurikirana neza ntufate agapati gato, uhita wumva gukomera kw'Imana, uhita wumva aho Imana yankuye n'aho ingejeje n'imirimo yakoze, nawe ugasubizwamo imbaraga, ugasubizwamo intege, ukavuga Imana ntabwo yabanye n'Abisirayeli gusa mu gihe cyabo, mu gihe cya ba sokuruza, Imana n'uyu munsi iracyabana n'abantu. Ntabwo ari Imana y'amateka pe, ni Imana iriho, ni Imana mpamya nabonye. Reka rero mbere yo kugira ngo yenda ntangire ishimwe ryanjye nanone ry'uyu munsi, reka nsome icyanditswe nshima Imana, kuko ndi muri gahunda yo gushima pe. Abankurikira ngira ngo mwarabibonye, ndi muri gahunda yo gushima Imana. Kansome ijambo riri muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa 24. Yego, Zaburi igice cya mbere umurongo wa 24. Uyu munsi ndashima Imana ihoraho pe. Ndashima Imana igira neza, ndashima Imana itugira neza umunsi ku munsi, uko bukeye n'uko bwije. Ndashima Imana yacu itarobanura ku butoni. Ni ukuri Imana ku muntu wese uyizera ni Imana igira neza. Reka nsome Zaburi y'150 here ku murongo wa mbere. Ngira ngo ndasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Mushimire Imana ahera hayo, mushimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Kansome n'umurongo wa gatatu. Muyishimire ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi. Ni ukuvuga ngo ikintu Imana yaturemeye no kuyishima. Igituma Imana idukorera ibikomeye no kugira ngo tuyishime, ngo tuyishimire iby'imbaraga yakoze, tuyishimire mu isanzure ryayo. Isanzure ryayo ni isi n'ijuru yaremye, iyi si twicayemo munsi y'ijuru yaremye. Tuyishimishe bivuga, tuyishimishe indirimbo, tuyishimishe inanga, tuyishimishe neberu, tuyishimishe amajwi yacu, tuyishimishe akanwa kacu. Rero uyu munsi ni itegeko ry'Imana kuyishima. Tugomba gushima Imana. Ngomba gushima Imana jyewe by'umwihariko. Ngomba gushima Imana nkiriho. Ibindi bintu byose Imana irabyikorera, ariko ntishobora kwihimbaza, ntishobora kwishima, ntishobora kwivuga. Ndibuka ko nahize imihigo myinshi ndi mu nda y'urupfu. Abakurikiranye ubuhamya bwanjye ngira ngo murabizi,
nigeze kubabwira ko navukanye n'undi mwana w'umuhungu twari impanga. Tumaze kuvuka turi abana b'impinja turwara indwara yitwa iseru, icyorezo, ngira ngo murakizi mwese. Turapfa, baratubatiza, n'ubu tugira amazina twabatijwe icyo gihe nubwo tutayitwa ubu. Kwa kundi babatiza impinja muri katolike, ubwo icyo gihe iwacu bari abakatolike, niyo yari idini yabo. Bamaze kutubatiza turahembuka. Iyo ni story bajya baduha, ubu n'igihe bayiha kubera ko n'igihe ukiriho. Ndashaka kubabwira ku mugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Imana yankuye mu rupfu kubw'umugambi wayo, kuko nari napfuye nasezeye ku isi, no kubaho sinari nkibikeneye. Niyo mpamvu njya mbabwira ntiburiya sintinya urupfu. Ntinya wenda uwanyica nabi, ariko urupfu rwo narubayemo, narugezemo. Nabonye ko urupfu ari amarembo y'ijuru, nabonye ko urupfu ari transite. Ni ibintu nabayemo igihe kinini. Noneho njya ngira ikindi kintu mbabwira ukuntu napfaga numva ndeba. Buriya ndabe no kujya muri koma ukabura ubwenge, ibintu ntibikubeho ubirebesha amaso. Noneho turakura, ageze igihe aba umusore, aba umugabo, ajya mu gisirikare, agwa ku rugamba. Njyewe ndacyariho. Yego, ndashima Imana ko duherutse gushyingira umuhungu we yasize mu nda. Ujya ukunda kuvuga ngo ambonamo ishusho ya se. Ibyo nabyo ndabishimira Imana. Ariko ndashaka kuvuga ku mugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu, by'umwihariko ku buzima bwanjye. Igihe kiragera, nagiye nkora amasida menshi, angera amajanja, mbaho ndokoka. Ariko haza kubaho iri aksida naherutse gukora, nababwiye yo muri 2015, yaje ari simusiga. Buriya Imana igufiteho umugambi, njya mbibabwira kenshi. Umuntu ubundi yapfa, umuntu ubundi yagenda nk'uko abandi bagenda, yava ku isi, yava mu mubiri nk'uko abandi bawuvamo. Ariko iyo Imana igufiteho umugambi, kubera ko umugambi w'Imana udapfa, ntushobora gupfa. Niyo wategwa imitego ingana iki. Niyo mpamvu Dawudi yajya avuga ati, niyo ingabo zabambira amahema kuntera, nta bwoba mfite. Rero Satani kubera ko yari azi ko uyu munsi nzaba mvuga ibi, nzaba nkorera Imana, nzaba mpamya Imana n'akanwa kanjye, nzaba mvuga Imana nyibwira abantu bo ku isi yose. Satani ni umwuka, arebera mu mwuka. Yari yampangiye urupfu, yari yansabye kugira ngo umugambi w'Imana uburizwemo. Ariko ndagira mbabwire ko kuba ndiho mu by'ukuri ndabihamya n'akanwa kanjye, ndi mu minsi y'inyongera, kuko nabonye Imana. Nabonye Imana nk'uko Yohana yayibonye ari ku kirwa Patimo. Ibi si ukwihimbaza. Imana yiyeretse Yohana ku kirwa Patimo, yiyereka abantu bayo no muri iki gihe. Itwiyereka gute? Itwiyereka mu byo tunyuramo muri isi. Itwiyereka mu buzima bwa buri munsi, itwiyereka mu byo idukorera, itwiyereka mu byo idukiza byari bitwasamiye bigiye kuduhitana. Nahize imihigo ndi mu rupfu, ndavuga ngo Mana, ninongera kubaho nkava muri CH kandi muzima, ndetse mpiga imihigo, ndavuga ngo Mana, ndamutse nshoboye guhagarara nkashinga nkatambuka, Mana nzagukorera. Nahize imihigo myinshi, njya mbabwira nta naho ndageze, kuko Bibiliya iravuga ngo guhiga umuhigo ntuwihigure birutwa no kutawuhiga. Umutima wanjye wuzuye amashimwe. Ndabizi ko sinzi
nzi igihe maze ariko sinzi igihe nzamara, ariko mfite kwizera ko mfite imyaka myinshi imbere kugira ngo mpamye Imana, kugira ngo mvuge gukomera kw'Imana, kugira ngo mvuge ubwiza bw'Imana. Ndabyibuka ndi mu muhanda ngaramye, namaze kwiyeza no kwitunganya, nabibonye neza ko ndi muri transite yo kuva ku isi, nabibonye neza ko ndabyibuka ko njya mbabwira nti buriya ubukristo burenze ikindi kintu cyose kibaho. Kuba ugaramye mu muhanda ubona imodoka yo guciye amaguru, ariko ugatwaza usenga, ugatwaza utakambira Imana. Abari bandi hejuru ndabyibuka baravugaga ngo disapfe yari umukristo. Nta bwoba nari mfite, nta kwitotomba nari mfite, nta bya bindi byo gutuka Imana, Mana umpoye iki, oya. Ndababwiye ko numvise ijwi rimbwira ngo Yezu utabura ubugingo warabukoreye. Nangiye gutakamba ngo abana banjye, ijwi riti oya abana sabawe. Muri aka kamwanya kubera ko ari ijwi ry'Imana ryari rivuze, nabyumvise kenshi, mpita numva abana atari jye, buri mwana atari jye wamuremeye mu nda, umuremyi wamuremye agomba kumubeshaho. Njya mbabwira ukuntu nahise mbyimukaho, kandi muzi agahinda k'umubyeyi ku mwana utekereza ko umusizi. Ibyo byose izo steps zose nanyuzemo, nagiye mbona Imana pe. Ntangira kwiyeza, ntangira gutekereza abamarayika maze kwiyeza n'ururimi rumaze kugobwa. Ntegereza abamarayika baza kuntwara, numvaga mfite expectations yuko baza kunyakira, ndababura nkuko njya mbibabwira. Njya mbabwira ukuntu Imana yari yanteguriye ubutabazi, yari yanteguriye abamarayika bantabara pe. Nabonye abamarayika nabonye abamarayika, imodoka imaze kungonga, ngeze hasi ngaramye, imaze kunca amaguru, igarutse kunca hejuru. Mbona ukuntu umumarayika yanteze ikivaza akagihagararamo, imodoka ikaza ikacyurira, ntikirenge ngo ingere ku mutwe, kuko umutwe wanjye Imana yaragiye iwuringaniza n'ikivaze neza. Marayika w'Imana ahagararamo, imodoka iraza irurira ihera mu kivaze. Ibyo byose nagiye mbona Imana, nagiye mbona abamarayika b'Imana, nagiye mbona ubutabazi. Nigeze kubabwira ukuntu icyo gihe Imana yakoresheje umwana w'umukobwa. Hari abanyarwanda benshi cyane mu mujyi rwagati, n'ubu mwita marayika. Ibyo ntago ndi butinde, ahubwo buhamya murabuzi, ariko ndashaka kuvuga ku gukomera kw'Imana. Ndashaka guhigura imihigo nahigiye Imana, ndashaka gushima Imana n'amagambo yanjye. Abanyarwanda bankurikiye, isi yose inkurikiye ku isanamitima. Iki ni igihe cyo guhigura imihigo, iki ni igihe cyo kuvuga Imana, kugira ngo wowe wari wihebye, kugira ngo wowe wari unaniwe, kugira ngo wowe wari ucitse intege mu rugendo, usubizwemo intege, usubizwemo imbaraga, ugarukira Imana, wizere Imana, ugira ibyiringiro. Inshuti zanjye, inshuti za isanamitima bankurikira, buriya umuntu kubura ibyiringiro abapfuye. Nubona wabuze ibyiringiro byo kubaho, ukumva wabuze ibyiringiro by'ubuzima, ukumva wabuze icyerekezo, burya no gupfa wapfa. Ikintu cyica abantu hano kuri iyi si ni ukubura ibyiringiro. Ntabwo indwara arizo zitwica, ntabwo ibibazo tunyuramo ari byo bitwica. Twicwa n'ubwihebe, twicwa no kubura ibyiringiro. Ikintu rero Imana yankoreye muri ibyo byose cyari igitangaza gikomeye, ni ukumpa ibyiringiro hataragaragaraga ibyiringiro. Ni ukumpa ibyiringiro mu rupfu mpfa numva buri munsi. Nababwiye ko nta mwinfirimiyeri wankoragaho, bano bo bita abanasi kwa muganga. Ikibazo cyanjye cyari kirenze abanasi, cyari kirenze abinfirimiyeri kwa muganga. Ikibazo cyanjye
cyarekorwagaho na ba doctors gusa, nabwo muri sale dope mu Kinya. Nababwiye ko iki kinya bavuga ngo cyo guhereza cyo bita general, cyari ibiryo byanjye, cyari breakfast yanjye ya buri gitondo, kuko ni ikintu nakumburaga nkavuga mana, baranjyana muri sale dope ryari bantera ikinya umubiri nduhuke, basingiremo kapoze ko kuruhuka. Nababwiye ko nta kiyobyabwenge batigeze bantera, ariko nta cyamfataga kubera ububabare burenze bukarenga umubiri ukananirwa kumva ikinya, usibye kumpereza gusa. Nicyo kintu cyankarumaga, nicyo kintu cyacecekeshaga ububabare bwanjye. Iyo navaga mu kinya numvaga ari ukugaruka mu isi y'ibibazo, kuko barakinteraga nkagenda numva, nkagenda nkarenga. Iyo navagayo nabwo nagarukaga numva gake kugeza igihe ntangira kumvira bwa bubabare bwanjye. Nigeze mbabwira ko nakoze accident ari kuwa gatanu, barara bantera ibinya batitaye ku kintu cyose kugira ngo ntasubira hejuru, kuko imitsi yari yacikaguritse yose, ibintu byose nta gifatanye n'ikindi, n'amaraso bashyiramo yose akamanukira muri ya mitsi, abakora operation bikababuza gukora. Nasubiye ejuru 2:00 za mu gitondo, ndababara cyane, narize amarira menshi, ndabyibuka. Ndavuga ngarutse kuri iyi si, nkangukira mu bubabare bwinshi cyane. Ndavuga mana, ngarutse kuri iyi si. Nababwiye ukuntu naraye mbona ndi ahantu hari abantu bameze nko mu rusengero rwiza rugerekeranye, bamwe baririmbira hasi abandi baririmbira hejuru, indirimbo z'amajwi ntaye numvaho. Ahantu rero sinashaka kuhava, numvaga ari mu munezero, numvaga nageze iyonjya. Gusa icyari cyanyobeye nuko nabonaga abantu bambaye imyenda y'umweru barimo guteka ibyuma, birimo kunkoraho inshinge, ibintu byose. Bivuga ngo sinari nagiye, ntabwo nari nagiye mu ijuru, ntabwo nari napfuye, ahubwo nanone Imana yanyerekaga abandi bamarayika, usibye babandi bo mu muhanda batabazi, yanyerekaga noneho abamarayika bavuze. Bivuga ngo Imana yampishuriraga ko ariyo iri mu mirimo. Ni ukuvuga ngo n'umuganga wankoraga wo wese yabaga ariho marayika w'Imana. Dufite umushumba yajyaga atubwira abamarayika, akatubwira ati nabonye abamarayika. Yego. Dufite undi wajyaga atubwira ati nabonye abamarayika, nigeze guhinga umurima w'indabo kugira ngo tujye duhuriramo n'abo bamarayika tuganire. Simbyumve, ariko mu by'ukuri ndagira ngo mpamye Imana ntavangiwe, ndi soba, Imana niboneye ubwanjye, kuko naravugaga Mana, ninongera kubaho, ninongera kugenda, ninongera guhumeka nkava CH kandi muzima, nzakuvuga nk'uko Yohana yaguhamije, nzakuvuga nk'uko basogokuruza bakuvuze. Ibyo ngibyo nagiye mbikora mu nsengero, nkagenda nkasaba audience bakampa mikoro, ariko umwanya wo mu rusengero ukaba muto. Nkabwira Imana, ariko Mana, nzakuvuga hehe byisanzuye nta muntu unyaka mikoro? Nzahamya gute imirimo wankoreye nisanzuye nyivuge yose nta muntu umbwira ngo time is over? Umwuka w'Imana akajya ambwira ngo nzaguha uburyo bwo kumvugira, nzaguha uburyo bwo kumpamya. Ibi nabyo ndabishimira Imana. N'ubushize narabibabwiye, ni Imana impaye uruvugiro. Iyi ni inzira Imana yanciriye, si ibintu nigeze planinga ngo nzafungure YouTube channel. Ni ibintu Imana yakoze, nabyo nzabahamiriza, mbabwira ukuntu byatangiye naho bigeze.
ntabwo ari ibintu nari nzi uko bikora, ntabwo nari nzi uko ama YouTube channel akora, ntabwo nari nzi ko igihe kizagera nk'abandi kuri social medias. Ni ibintu Imana yikoreye ubwayo mu nzira zayo, ntari mfitemo uruhare. Ndashima Imana yankuye mu bubabare bw'umubiri n'uburibwe. Najyaga nibaza nti se burya babaho bataribwa? Nkibaza ukuntu umuntu yabaho ataribwa nkumva simbizi, nkibaza ukuntu umuntu yabaho atababara nkumva simbizi. Nari mfite ububabare bwashoboraga kunyica no mu bwonko. Uyu munsi nkaba ndi debile, uyu munsi ubwenge bwanjye bukaba budakora. Ariko Imana yo mu ijuru yaransanze, ikomeza ubwonko bwanjye, impaza ibyiringiro. Kuko nigeze kubabwira ngo hari igihe nababaraga nkitekerezaho ko nari mfite ubwenge buzima, nkavuga ngo Mana, kweri ubu mbaye ikimuga cya burundu? Nari muzima, nagendeshaga amaguru yanjye abiri, nkumva ngiye kwitekerezaho. Ibyo ntabwo byaburaga, ariko Imana yo karama yambaga hafi. Ijwi rimwe ryigeze kumbaza ngo harya ngo uyu mubiri ngo niwe uzajyana mu ijuru. Ndarisubiza ngo oya, ngo hari undi mubiri tuzambikwa. Ngo none se kutazawujyana mu ijuru kuki uwutindaho, kuki uwimika, kandi uzi ko uri mu rugendo, kandi uzi ko ukorera ijuru? Guhera uwo munsi nahise nimuka ku mubiri, numva kwiganyira birashize, numva gutinda ku mubiri no kuwurebaho no gutekereza ukuntu mbaye ikimuga, numva mbyimutseho. Ndavuga Mana, kizi n'ubundi nkorera ijuru hano ku isi, kizi n'ubundi uyu mubiri atari wo tuzajyana mu ijuru, ntago nzongera kuwutekerezaho. Kuko nari ntangiye kujya ntega umubiri amatwi cyane kurusha ibindi. Umubiri ukanyongorera, nkawumva, ukavuga, nkawumva, buriya umubiri ubabaye uravuga. Ariko aho ngaho Imana irahanyimura neza ku buryo n'ubu sinjya niganyira umubiri. Mba mfite ibisigisigi bya accident, narababwiye ngo ndagenda, ariko kugenda birangora, sindi umuntu wagenda urugendo rurerure. Ntabwo mfite emosiyo z'agahinda, mfite emosiyo z'umunezero, zo gushima Imana. Kuko iyo ntekereje ahantu nanyuze, urugendo nagenze rw'ububabare bukomeye, nta muntu unsayidiraho ngo amfasheho n'umwanya n'umwe, amfasheho n'ijoro na rimwe, anduhure umusonga, ari Imana yonyine yansangaga ikanganiriza, ikampa ibyiringiro. Numva mfite amashimwe, numva ntafite icyo naha Imana, numva ntafite ukuntu nayishima bihwanye n'ibyo yankoreye, numva nta turo nayitura rihwanye n'ibyo yankoreye. Yabinkoreye kubw'ubuntu bwayo, kubw'umugambi wayo, sinzabe nyihamye. Imana yampagije ibyiringiro, ibyiringiro bifite ubugingo. Aho nageraga nkumva biranze, ijwi ryarazaga rikanyongorera, nkumva nshubijwemo imbaraga. Guhera mu muhanda nkora accident kugeza nabwo uyu munsi, ntago njya ncika intege,
sinjya ndeba ntafite amafaranga ngo numve ntekereje ibintu byinshi. Ukwezi kw'inzu kushobora kuba kwenda gushira nta mafaranga mfite, ntekereza ko landlord ari buze kunyishyuza, ntago njya ncika intege, mba numva Imana yankuye hahandi iri bu providing, mba numva ayo mafaranga ari buboneke byanze bikunze, kandi koko akaboneka mu nzira zayo zirenga 1000. Reka mbabwire inshuti zanjye, Imana yagabuye manu mu butayu iracyari Imana n'uyu munsi igabura manu. Imana yakuye amazi mu rutare, Abisirayeli bakanywa bagashira inyota, n'ubu iragabura. Imana yagaburiye Eliya ku kagezi, ikohereza igikona kikikorera inyama muzamerwe y'igikona, kikagenda kigashyira Eliya akarya. Niyo Mana dukorera uyu munsi, niyo Mana dukorera uyu munsi. Imana yasanze umushine mu kazi kamutumaho Elisa, yashiriwe adafite n'ikintu cyo kugaburira abana, ikamusanga ikamukorera ibikomeye ikoresheje umukozi wa Elisa. Niyo Mana dukorera uyu munsi. Ndagira ngo ndangiza nkuhamirize, we warunaniwe, we warucitse intege, we warubuze ibyiringiro, wumvaga wihebye, hari ibintu ucamo uzi neza njyewe ntazi. Ibyo ari byo byose ndabizi ko hari umuntu uvugana nawe iki gitondo, yaba ari uburwayi, ikaba ari indwara koronike, yaba ari aksida wakoze ukaba udafite umuntu wikompara nawe ngo uvuge ngo uyu yarakize ngo Yesu nzakira, yaba ari ubukene, yaba ari ubushomeri, yaba ari ugutereranwa, yaba ari ugutabwa. Ni byinshi abantu banyura muri isi. Ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana yo kwizerwa. Umuntu wamwizera akagusiga, umuntu wamwizera agapfa, umuntu wamwizera akananirwa, umuntu wamwizera nawe bikamunanira, yakwizeza ibitangaza ejo ntabishobore, kubera ko ari umuntu, kubera ko ananirwa. Ariko Imana ni Imana itananirwa, ni Imana itajya ibura uko ibigenza, ni Imana ishyiraho inzira hatari inzira, ni Imana yo kwizerwa. Nta muntu wagukura aho hantu uri, nta muntu wagukemura icyo kibazo ufite. Yagikemura uyu munsi, ejo ntabwo yabishobora. Garukira Imana, nta handi gutabarwa kwawe kuri. Nta wundi muntu nta wankoreye biriya byose, nta wari kubishobora, nta wari kubibasha. Narababwiye ngo abaganga banjye ntabwo bajya banyirariraho, barabizi ko byo bankoreye byose ari Imana yabakoresheje. N'uyu munsi nuntabara wese, nugira icyama, nugira uko arambura ukuboko kwe akagira icyankorera, ni Imana imushoboza, ni Imana imukoresha. Imana itakoresheje umuntu ntacyo yagukorera. Imana itakoresheje muganga ntiyakuvura. Imana itakoresheje umuntu ntiyaguha akazi ngo uve mu bukene urimo uyu munsi. Garukira Imana, garukira aho wari ugeze. Kandi ikintu bigusaba ni ukwiringira Imana mu bitangaza n'ibimenyetso, mu bidashoboka. Ukavuga ngo Mana ndakugarukiye, uri Imana yaremye isi n'ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana yagiriye neza mama Queen uriya numva nkabamubona, uri Imana yangirira neza. Ugatangira kumva ibyiringiro by'ubuzima muri wowe, ugatangira kumva ibyiringiro by'imibereho muri wowe, ugatangira kumva icyerekezo kizima, ugatangira gutekereza ibintu biri positive, ukava muri negative, kandi ugatangira kumva ubigenderamo, ugatangira kumva ubyicayemo. Narababwiye ngo iyi nzu ndimo nayigiyemo mu kwizera, nta mafaranga pe, ntatekereza sponsor, ndi mu nzu y'ibihumbi 200. Tekereza guhaguruka ukajya mu nzu y'ibihumbi 200 mu kwizera.
ndavugisha ukuri ndi imbere y'Imana. Nta muntu nari nizeye, nta baterankunga. Numvise ijwi rimbwira ngo haguruka ugende ujye mu nzu ngiye kukwereka. Ariko ndababwiza ukuri kuva nayigeramo ntago ndabura amafaranga y'ubukode, nta muntu urampamagarira ku muryango. Bisaba kwizera ugatera intambwe. Kwizera no guharamagara, kwizera Imana. Kuko no kwizera bitagaragara, bidafatika, bitaboneka, ariko bibyara bifatika iyo wateye intambwe imwe. Rero inshuti zanjye, ndagira ngo ndangize mbabwira ngo muve mu gikombe cyo kubura ibyiringiro. Ibyiringiro tubikura mu Mana yaremye ijuru n'isi, yakuremye yandemye, irahari, irakora. Ntago tukibona amaso ku maso, ariko ikorana natwe mu buryo bw'umwuka. Nta n'uwigeze ayibona amaso ku maso, kuko na Mose yari inshuti y'Imana, iramubwira ngo nzanyuza kugira neza kwanjye imbere y'amaso yawe, nibwo uzahera kumbona. Igihe kiragera, Kristo araza abana n'abantu, ntibanamumenya, ntibanamwemera. Usibye ko biri tubwira ngo bamwemeye, yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ariko ubu tubana n'Imana mu buryo bw'umwuka, ifite ukuntu ivugana n'abantu bayo, ifite ukuntu igendera abantu bayo, n'ubirimo iravugana nawe ibinyujije muri jyewe. Biragusaba kumvira gusa. Yego, biragusaba kugarukira Imana, ukagarurira Imana icyizere, ukavuga ngo Mana yagiriye neza mu makwini, Mana y'abasogokuruza, Mana y'intumwa n'abahanuzi, ndakwizeye, ndakwihaye, bibuka ushaka. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Mufata ingamba zo kugarukira Imana kugira ngo mubone kubaho, kugira mubone ibyiringiro, kugira mubone kurama, kugira mubone amahoro, kugira mubone umugisha. Imana yo kwizerwa, Imana nkorera, Imana y'amahoro, ibagaruwemo ibyiringiro abankurikira nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Ibarememo ibyiringiro bidasanzwe, ibarememo umunezero, ibakuremo kwiheba, ibakure muri icyo gikombe mwari murimo cy'ibibazo bitandukanye ntazi. Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Reka dusenge. Imana yacu nziza, uri Imana y'ukuri no kwizerwa, uri Imana y'abasogokuruza, uri Imana yanjye nanjye ubwanjye, kuko wambereye Imana, wambereye Imana nzima, wandamburiye ukuboko kwawe, wankoreye bikomeye. Nanjye umunsi ndagushima kugira ngo abanyamibabaro banezerwe, kugira ngo abari bihebye basubiremo imbaraga, kugira ngo abari bananiwe, Data wa twese wo mu ijuru, umwungeri mwiza, ubongeremo imbaraga. Kuko ijambo ryawe riravuga ngo abasore b'imigenda ngo bazagenda bananirwe, ngo bacogore, ngo ariko abagutegereza ngo uzajya ubasubizamo imbaraga nk'izikizo. Data wa twese wo mu ijuru, bagenderere aho bari hose, mu bibazo barimo ibyo ari byo byose. Data wa twese, imbaraga zawe ziri hejuru y'ibibazo n'ibigeragezo n'ibitugora n'ibitunaniza. Ndakwinginze ngo utsinde ibyabatsinda, gutsikamira ibyabatsikamiraga, unanize ibyabananizaga mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'ibitangaza n'ibimenyetso. Urakoze Uwera wa Isirayeli, kubagarurira ibyiringiro. Data urakoze kubakuye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, aho bari bihebeye, aho bari bananiriwe, aho bari bacogoreye. Data, kubw'umugambi wawe, icyubahiro n'ikibi cyawe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Nimero yanjye ni 0788417607. Ushaka ko nkusengera, ushaka inama, mfite biro y'isanamitima, ndabatumiye. Narababwiye ngo Imana yampaye umurongo wo kudasiga abantu mu gihirahiro, niyo mpamvu mbasigira nimero yanjye kugira ngo mumpamagare, tuvugane, mbahe gahunda neza. Imana ibahe umugisha mwinshi.